Muraho neza, my name is Chabarnabe, nongeye kubaha ikaze mu ishuri ryacu rya kane, aho tugiye kurebera rimwe hamwe uko twakora constructing interuro muri past tense. Ubushize twize how to construct a sentence in present tense, niba utari uhari go in description uraza kubonamo link, hanyuma nawe wige uko wakora interuro muri simple present tense. Uyu munsi rero tugiye kwiga present versus past tense. Iyo bavuze past tense ni ibintu it shows the action that already happened, yerekana ibintu byabayeho. Mu gihe twabonye ko muri present tuvuga ibintu bibaho buri gihe, ujya ku kazi, ujyana abana ku ishuri, abana bajya ku ishuri, ibintu bibaho buri gihe. Ariko muri past tense ni ibintu byabayeho kera cyangwa se mu kanya kashize. Hanyuma iyo tugiye constructing a sentence in past tense, dufata subject plus verb in past form, twongeraho object. Dufata ukora igikorwa twongeraho verb, inshinga twongeraho na object, ariko verb ziba ziri muri past form. Hanyuma as usual hano there is almost 6 new vocabularies, ariko they are verbs. Ni verbs tugiye kwiga kugira ngo zize kudufasha constructing interuro zacu muri past form. Now verb to cook ivuga guteka, cooked ni past yayo. Hanyuma verb to go ivuga kujya ahantu, past yayo ni went. To drive, drove ivuga gutwara. To give, gave, guha. To wash, washed, kumesa. To pray, prayed, gukina. Now izi ni verb eshanu zigiye kudufasha constructing interuro muri present tujyana muri past. Hanyuma rero nkuko twamaze kubyiga, kugira ngo constructing interuro muri past form, nuko verb yawe igomba kuba iri muri past. Izi verb imureba ahangaha nizo zidufasha constructing a sentence in past form. Urugero, I go to work, njya ku kazi. Wowe ujya ku kazi, njya ku kazi. Hanyuma bivuze ngo nagiye ku kazi, uvuga ngo I went to work. She cooks food, ateka ibiryo. Umukobwa, mama ateka ibiryo, bivuze ngo yatetse ibiryo. Rero bavuga ngo she cooked food, yatetse ibiryo. Hanyuma I drive a car, ntwara imodoka. Hanyuma bivuze ngo natwaye imodoka, bavuga ngo I drove a car. He gives his son food, aha umuhungu we ibiryo. He gave his son food, yahaye umuhungu we ibiryo. This is verb to give, then past form of verb to give it is gave. Hanyuma Kagabo washes clothes, Kagabo amesa imyenda. Tuvuga ngo Kagabo yameshe imyenda, tuvuga ngo Kagabo washed clothes. So verb to wash ivuga kumesa, dore ngiyi hano. The past form of verb to wash is washed. Now this is all about present versus past tense in Kinyarwanda. Ikindi kandi twatangiye kwigisha icyongereza online dukoresheje Google Meet. Please, niba ushaka kujoininga classes zacu, we just text us in the numbers that flows here, hanyuma nawe uze kwiga icyongereza hamwe natwe tugukurikirane umunsi ku munsi. Thank you, bye bye.